Bakunzi bacu rero ba Rugero Studio nkaba nongeye kubaha ikaze, nkaba ngira ngo tugaruke ku masomo yacu. Ubushize rero twari tugeze ahangaha turimo turareba muri insati, turimo turareba kuntu wazana ifoto yawe kuri urupapuro, kuntu ushobora kuba washyira ifoto muri dokima yawe. Noneho tugeze kuri clip art. Ahangaha rero mbibutsa yuko turacyari muri kano gataburo koko ka illustration, niko tukiri kureba. Aha rero iyo uhaje nta bintu byinshi birimo, urabona ko ukihafungura hahita hafunguka kandi gataburo ku ruhande. Reka nkafunge twongeye tugafungure kugira ngo murusheho kubisobanukirwa neza. Uraza wakandaho ku ruhande hakaza akandi gatambaro. Aha rero hadufasha iki? Ni ahantu dukunda kuba twaza dukeneye wenda nko kuba twabona ibishushanyo cyangwa se utushema dutandukanye two kugira ngo tudufashe wenda nko mu gihe turi gukora invitation. Hari invitation muzi yamwe ya kera habaga harimo utuntu tugiye dutandukanye, hariho wenda se inka, ukaba ushobora kuza nka ku ruhande ukandikamo cow, warangiza ugakora search, ugakora hano kuri go, then ukemeza hano kuri yes. Noneho bakaguha udushushanyo hano dutandukanye. Haba harimo utuntu tugiye tunyuranye wakwifashisha ku invitation, wakwifashisha ku bintu bigiye bitandukanye. Ndabona kataje nshobora kuba nabyanditse nabi, reka twandikemo ibindi tubishake turebe. Urabona ko urugero nk'aha nanditsemo house ariko bampa udushushanyo tw'inzu dutandukanye. Uraza rero ukagafata nk'aka cyangwa ukagakandaho, cyangwa se ugakanda kuri aka. Urabona ako ukanzeho niko ubasha kuba wabona. Aka rero ukifashisha nko mu gihe wenda hari nk'ikintu runaka ugiye gukora ariko ukabona ko aka kantu ari ngombwa kuba wagakenera. Nako rero iyo kaje kahita kaguha uburyo bwo kuba wabona hano ku mafoto, wabona uburyo ki wazana ko kugaha agakadire, ugahitamo kuba gashyira mu gakadire runaka, cyangwa se ukaba waza ukagahindurira uko kari kugaragara. Ntarajya kure rero nagira ngo mbibutse yuko ahangaha hari utuntu hano mutabashije gusobanukirwaho neza, nagiye mbibona muri comment, nko kuzana ifoto. Ubushize muzi ko twari twazanye ifoto, tureba kuntu ifoto wayitunganyamo, tubona ifoto kuntu wayongerera urumuri, tubona kuntu warugabanyamo. Twari twabikoze reka nongere ndebe ifoto twari twakoresheje ubwashize, cyangwa se niyo twashyiramo n'indi iyo ari yo yose n'ubundi birashoboka, byabasha kuba byakunda. Wenda urugero reka niyo nashyiramo iyi ngiyi, reka dukoreshe iyi foto ntacyo bitwaye. Nari naberetse ko ushobora kuba waza ukayigabanya muri episode ya 23 yashize, ariko noneho hari ikintu hano kindi naberetse kuri tuno dutaburo ariko nibagirwa, cyangwa se sinabasha kubereka utu tundi. Hari abagiye babyandika bibaza ati se aho handi kutakomeje utubwire bimeze gute, ariko haracyarimo utundi tw'ingenzi natwo koko ni byiza tujye dufashanya. Kandi koko rwose icyo utasobanukiwe n'icyo utumvishije jya umbwira muri comment kugira ngo nongere nkusubiriremo neza, cyangwa se mbasobanurire murusheho kuba mwasobanukirwa nuko bimeze. Icyo mbagamije ni ukugira ngo byibura basi mubashe kugira icyo mwakwiga cyangwa se icyo mwamenya, kuko niyo ntego iba yanzanye yo kugira ngo mbafashe tubashe kugira ibyo dusobanukirwa. Aha rero ikintu gihari cy'ingenzi cyane ahanini turahasanga twa dutaburo nk'uko naberetse tw'udukadire ushobora kubashyiramo ifoto bitewe n'uko wifuza ko yagaragara kuri dokima yawe. Ariko noneho hano by'umwihariko hakaba hari utundi. Aha hari uburyo tuzabonaho crops. Iyi crop ni igufasha kugira ngo ifoto yacu naberetse kwa kuyegeranya uku nguku, cyangwa se ukabayirundarunda kugira ngo ibashe kuba nto ku rupapuro rwawe tuzura ku rupapuro. Ariko nuwo mu gihe ukeneye kuba wayikata ugakuraho wenda ukayikata uko ushaka kakaba gatoya, nabyo birashoboka. Uzana kuri crop bagahita baguha utu tudomo cyangwa se utu turongo tumeze nk'utugiye tuyizengurutse mu nguni. Rero noneho wowe bitewe n'uko ukeneye kwigabanya, niba ukeneye kugabanya uruhande ukaza ugakanda ibumoso bwawe kuri suri yawe ukagumishaho, then ukamuvinga suri yawe, noneho ukayegeranya uko ushaka cyangwa ukayikatira aho ushaka. Urabona ko nkeneye kuyikata uku nguku, nkeneye kuyikata nkagira uko byakunda, cyangwa se nkeneye kuba nayikata nkakuraho kuri izi mpande aha hariho h'umweru nkayegeranya
urabona ko birashoboka cyane kuba waza ukayikropinga cyangwa se ukayikata uko ubyifuza, ukayinganisha nuko ubishaka bitewe naho ugiye kuyishyira. Urabibona ko rero nta handi ukoresha iyi crops, niyo ibasha kuba yabigufashamo hano. Dukomeje rero n'isomo ryacu, twari tukiri hano ku ifoto, mwarabibonye ibyo kuba twayizanamo byo. Noneho reka turebe aha handi, utu tundi nutugiye tugufasha guhindura ibara wenda rya ya kadire wahisemo, ukaba ushobora kuba waza ugashyiraho akabara runaka bitewe n'ako wahisemo muri utu twose. Urabona ko uza hano kuri picture, ukaza hano ugahindura ibara bigakunda, cyangwa se ukaba ushobora kuza hano kuri picture effect, ukaba waza hano bitewe n'uko ukeneye kuba wayishyiraho inyuma, ugashyiraho shadow cyangwa se igicucucucu. Urabona ko byose wabikora bitewe n'uko ukeneye kubikora. Wowe ukora baba bagushyiriyemo uburyo bwose ushobora kuba kwifashisha kugira ngo ubashe kurema cyangwa se ubashe kuba wakora icyo ushaka bitewe n'inyandiko ukeneye. Urabona n'utu tugiye tumeze nk'utubuto twose turimo, ndetse n'iyi 3D rotation nayo birashoboka kuba wagenda ugashyiramo cyangwa se ukaba wagenda uyihindura bitewe n'uko ubishaka. Ibi byose rero tubisanga hano muri, iyo twamaje kuzanamo ifoto, urabona ko bihita biza muri picture tools ahangaha muri ya format yacu twabonye. Reka rero hano tuhave, noneho dukomeza ahubwo ahangaha twari tugeze kuri ya clip art. Ahangaha ariho nababwiraga ko ushobora kuza ukahakura udushushanyo dutandukanye bitewe n'utwo ushaka, bitewe n'utwo waba ukeneye. Nibanditsemo cow bimwe nababwiraga, urabona ko haza akagashushanyo k'inka, mbere nari nabyanditse nabi sorry, noneho ukagakandaho kakabasha kuza. Aka kantu ndizera ko kano gashushanyo cyangwa se iyi foto y'inka, ndizera ko muyizi ku ma invitation yandi navuga ko ari aya kera cyangwa se yahashize, niko kifashishwaga ugasanga kari kuri invitation. Naha rero nta handi hantu gakura, kaba bagakuye hano muri iyi Microsoft Word, ariko bakaza ahangaha muri insert kuri clip art, bakahita baza kuyisacinga ahangaha ukayibona. N'utundi icyo ukeneye kwandikamo ucyandikamo, ukareba ko harimo udushushanyo tukivugaho, tukaba twabasha kuzamo. Akaro nako reka twere kugatindaho kugira ngo twikomereze isomo ryacu. Nabwiye ko episode n'igihe ifite iminota 10 cyangwa se iminota 20 uko yabingana kose, ariko igisiga hari ikintu wungutse cyangwa se hari ikintu kindi ubashe kuyikuramo. Tuze hano kuri Sharp. Ahangaha iyo tuhaje rero ho ikintu tubasha kuhakura, reka tubanze dufunge ino clip art kugira ngo ubone ko twayivuyeho. Garuke hano kuri Sharp yacu. Ahangaha rero hadufasha iki? Usanga harimo amashape atandukanye bitewe n'icyo ukeneye kurema cyangwa se kubashushanya. Ahangaha birashoboka cyane. Urugero, ushobora kuba wenda wari ukeneye kuba wazana akukiritseho cyangwa se akukanzeho kuri utu dushushanyo, niko gahita kaza. Urugero, wenda nshobora kuzana nkaka, iyo umaje ugakandaho baguha akantu kameze gutya nk'agasaraba, rero ugakanda ibumoso bwawe kuri suri yawe ukagumishaho, noneho ukamuvinga cyangwa se ugatambikisha cyangwa ukamanura ya suri yawe, noneho kagashushanyo kagahita kishushanyaho. Aha rero baguha amabara atandukanye ushobora kuba wagashyiramo bitewe n'ako uzanye. Urabona ko hano bitewe niba rushaka ushobora kugahindura ibara ukeneye bigakunda wifashishije ahangaha. Naho urabona ko hagifunguka tubona insert shapes, tukabona na shape style, tukabona na shadow effect, ndetse na 3D effect, ndetse na arranged, ndetse na size. Ibi nabyo twabashe kubibona, bimwe twabashe kubibona mu gihe twe turimo guhindura ifoto, kwa kundi twazanye ifoto kuri dokima yacu. Aha rero iyo tuhaje, urugero dushobora gukena nko kuba twakwandika muri kano gashape tuzanye ahangaha, icyo gihe twifashisha aha hantu hari akanyuguti kameze nka A, akangaka handitse text edit, nibwo ubona uburenganzira bwo kuba wakwandika mo hagati muri kaga shape wabashije kuba wazanye. Nyirengo ibi byo murimo kugenda murushaho kugenda mubibona. Noneho ahangaha ushobora kuba
tukifashisha mu buryo wenda se reka ngire nk'akantu wenda nshushanya gatoya turebe twakora gute twashushanya akantu. Urabona akantu nazanye kajya kumera nka flag cyangwa se nk'ibendera ririmo kuguruka, nk'idarapo ririmo riraguruka. Reka noneho tugaruke hano ndebe ko hari ukuntu nakwifashisha utungutu nkashushanya akantu, cyangwa se oya ako kaza kudutwara umwanya cyangwa kadutwara iminota yacu. Reka nshushanye akoroshye katari budutwara umwanya. Nawe bitewe n'icyo ukeneye n'icyo ubona wahakorera ushobora kuza nawe ukashushanya akantu gatandukanye. Reka twishushanyirize nk'aka gatima uku nguku. Nako urabona iyo ukikazana baguha uburyo ushobora kukagabanya, uburyo ushobora kugabanya cyangwa se ukongera. Noneho reka tuze tuhindurire akabara cyangwa se bishushanye ukundi. Ahanzanye agatima kamwe nshobora kugaruka nanone, nshobora kugaruka nanone nkazana akandi nanone gatima, nkazana akandi gatima noneho yes, nkashushanya akandi gatima. Nk'ubu urabona ko nshushanyije udutima hano tubiri, nako nkagaha akabara nshaka. Noneho icyo naringamije ahangaha cyangwa se icyo naringambiriye nuko hano urabona ko niba wenda ntuzanye ari tubiri bitewe nuko ukeneye kuba wadushushanya cyangwa se wadushyiraho, cyangwa bitewe nuko ukeneye kuba wadukora, ahangaha mba nshobora kuza naho nkahindura ibara. Uyu muzenguruko wako nkawuhindura bigakunda. Urugero wenda nshobora guhita nshyiraho umuzenguruko w'umutuku kuri aka ngaka bigakunda. Aka nako k'umweru nashaka hano kuri shape outline naho nkaba nshobora kuba naza nkashyiraho umuzenguruko wundi nshatse bitewe nuko bimeze. Nakeneye guhinduramo hano hagati cyangwa se nkeneye guhindurira ibara, nkaza hano kuri shape fill, nkaza hano naho nkayihindura cyangwa se nkabikora ukundi nshaka. Dukomeze ibintu bidukereze. Ahangaha ushobora kuza ugashyiraho shadow cyangwa se ugashyiraho igicucucucu bitewe nuko ubishaka cyangwa se bitewe naho wifuza cyajya. Ahangaha ushobora kuza wa mutima se cyaka kantu wakoze ukaba ushobora hano naho kugashyira muri 3D kugira ngo kaze kameze nk'ikintu runaka kimeze nk'ibuye. Aha haba harimo utuntu twinshi bitewe rero hano nicyo ukeneye, cyangwa se bitewe nuko ukeneye kubashushanya. Utu n'udushushanyo dutandukanye tuba turimo, nako wifuza kuba waza ukaba wakarotatinga cyangwa se hano wagira ikindi kintu ugahinduraho cyangwa ukagahindura hano position. Ibi byose bitewe naho twari turi, urabona ko ni ibintu byose bishoboka. Ibi rero reka bye kudukereza, ahubwo twikomereze isomo ryacu kugira ngo turebe ko twazarangiza ino Microsoft Word hakiri kare. Ibi ngibi ngiye kubisiba mbikuremo kuko byo ndizera mwabibonye. Icyo mutabonye unyandikira muri comment unsobanuza icyo wumva ukeneye kumenya rwose, cyangwa se icyo washimye, icyo wakunze, tera comment nta kibazo, urabyemerewe cyane. Twikomeza hano kuri Smart Art. Ndizera ko muri kugenda murushaho kubona icyo bigiye bimaze cyangwa se icyo bikora. Aha rero hanini dukunda kwifashisha cyane nko mu gihe ukeneye kuba wakora wenda graphics art, ukaba wacuzingamo wenda graphic runaka ushobora kuba wakoresha mu buryo bwo gupresenta ibintu byawe cyangwa se ibyo urimo gushushanya. Urugero, mujya mukunda kubona wenda ibintu kuba mwabona ibintu document cyangwa se inyandiko zitandukanye zigiye zirimo utu dushushanyo. Ahangaha urabona ko dukoreshwa ahantu henshi cyane, ahantu hagiye hatandukanye. Urugero wenda ushobora kuba waza ukifashisha nk'aka ngaka, karakoreshwa cyane rwose. Aka hano baguha text, wenda hano ushobora kuba wakwandika ahangaha. Reka twandikemo Kigali, reka twandikemo wenda Kigali. Noneho aha dushyiremo wenda Kicukiro. Aha tukaba wenda twashyiramo Nyarugenge. Aha tukaba twashyiramo Gasabo, Gasabo.
aha wenda tukaba twashyiraho naho wenda cyangwa se dushobora no kuba wenda ahangaha tutagashakaho tukaba twagasiba, nabwo birashoboka, ariko wenda naho reka twifashishe wenda twishyirireho Nyabugogo. Ni urugero ndimo gutanga, Nyabugogo. Okay, wenda urugero urabona icyo bishatse gukora cyangwa se uko byifashe. Ibi tubikunda kubyifashisha nini muri presentation y'ibintu runaka, cyangwa se tukaba twabyifashisha mu buryo bwo gukora graphique kugira tugaragaze ibintu runaka. Aha rero uba ushobora no guhindura ibara dufite, ukaza nk'aha ngaha ukaza kuri change color, ukaba waza ugahindura nk'amabara bitewe n'amabara ushaka, cyangwa se bitewe n'uko ukeneye kagomba kuza gasa cyangwa se kameze. Urugero buri kazu ukagaha ibara ryako. Aha rero ntagufasha kuba wakongera ukaza ukeditinga ugahindura bitewe niba wenda ari cyo ubona wanditse nabi, ukaba ushobora kuba waza hano ukagihindura mu bundi buryo, cyangwa se ukagihindura uko ubishaka. Ndizera aha muri kugenda mubibona, inyandiko mujya muzibona ziriho wenda utu dushushanyo, noneho hano ukaza ugakomeza ukandika hasi ukiyandikira nk'ibisanzwe, n'ubundi ugakomeza ukandika na dokima zawe nk'ibisanzwe, nta kibazo, birashoboka cyane. Utu rero ndizera ko mutubona ahantu henshi, ariko mukaba mwibazaga ngo ibi biva hehe cyangwa se ibi bikorwa gute, bituruka he, ariko nahangaha biri. Uraza ugahitamo, ni twinshi tuba dutandukanye rwose, uhitamo ibyo wumva wifuza bitewe n'ako ukeneye kuba wakoresha muri utu ngutu. Ibi rero nawe mu gihe uri gutegura inyandiko cyangwa se inyandiko runaka igusaba kuba wakwifashishamo zino graphique, nta handi uzikura, ni Microsoft Word niyo izifite, niyo izigira. Aha rero rwose ndizera ko wenda nibajya kubibona ukibaza ahantu biva cyangwa ukibaza uko biba byakozwe, nta handi nahangaha. Nahangaha ushobora kubyifashisha muri ubu buryo. Urabona ko ari mu tuntu twiza kandi tugiye dutandukanye. Twikomereze, nababwiye ko tuzadutindaho cyane, ariko ibi nabyo ni ingenzi cyane, nkuko nawe basezanije, cyangwa se nkuko nababwiye yuko ahangaha muri illustration tuzigamo utuntu twiza tw'ingenzi. Twarebye uko bazana ifoto, twarebye ahangaha kuri clip art niho hameze nk'ahada, nta kintu gihari cyane kidasanzwe, ariko twabashije kureba nanga kuri Sharp, tubasha kureba uko byifashe cyangwa se uko bimeze. Noneho tugera ahangaha kuri Smart Art, ariho twari tuvuye. Reka turebe hano kuri chart. Kuri iyi chart aha naho harimo utuntu tujya kumera, cyangwa se harimo graphic zijya kumera nka hariya tubonye kuri Smart Art, ariko ahangaha naho kuri Insert Chart habamo utuntu twiza. Ahanini nko mu gihe dukora nk'ibintu nk'abantu bakunda gukora wenda nk'ibintu by'imibare bya statistique, ibyinshi ahangaha mu buryo bwo kugira ngo ube wabasha kugaragaza ikigereranyo cyangwa se ibigereranyo by'ibintu cyangwa se by'imibare runaka, wifashisha ahangaha. Ni kenshi rero muzakunda kubibona wenda ugamije nko kugaragaza ibintu ukuntu bigiye bisumbanye, cyangwa se uburyo byiyongeye cyangwa se byagabanutse, ukandika wenda aha bitewe na kategori, wenda mu kwa mbere byarazamutse, mu kwa kangahe byaramanutse. Aha naho ni inzira nziza, ni uburyo bwiza hano uza ukifashisha ino statistique kugira ngo ubashe kuba wagaragaza bya bintu byazamutse gute. Urugero ushobora no kugifashisha mu rugero wenda rw'abakozi, cyangwa se mu rugero wenda cyangwa mu buryo mwakoze mu kwezi kwashize ugereranyije n'uko nguko byazamutse gute, ijanisha ukabigereranya wifashishije iki gishushanyo. Abantu bazi mate cyangwa se abantu bazi abakenera statistique muri ibi bintu murabizi cyane. Ukihafungura ukahaza, murabona ko ahita hakuzana muri Microsoft Excel. Hano akaba ari utegurira iryo gereranya cyangwa se icyo kigero cy'ukuntu bigiye bigereranyika, bihita bikorana, niho Word iza igahurira na Microsoft Excel. Ibyo rero mukaba mubashije kuba mwabibona. Munyemerere episode rero tuyihinira ahangaha kugira ngo tubashe kuza kwinjira mu yindi episode. Mbibutsa yuko ukeneye kuba wakwiga aya masomo ku buryo bwihariye cyane, cyangwa se wifuza kuba wayiga ku buryo bw'umwihariko, ukarushaho kumenya computer mu buryo bwimbitse, noneho ukora pratique cyane, wareba izo nimero ziri hejuru kuri channel ukampamagara cyangwa se ukanyandikira, noneho ukabyiga ku buryo bworoshye. Amasomo yaragabanutse rwose cyane, amasomo uyabona mu gihe gito cyane, twagufasha no kubona akazi. Ciao turabakunda cyane rero, muri abantu b'agaciro. Mbibutsa kuba mwashyikira amasomo mukora subscribe.